Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunazaresi. Amazina Pastor Alexis, umuyobozi w'Itorero Umunara Pentecost International Ministries na Mungona ku National Housing Uganda Kampala. Nezerewe umwami Yesu Kristo umaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntacyo twakwishoboza. Umwami mwiza nyiribihe uhimbazwe kudutoranya, ukaduhamagara muri benshi kandi ukadutoranya muri bakeya. Mwuka wera wa Kristo avugane n'abantu bawe kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya icyo umushaka. Urakoze kumva gusenga, baragaze zikora ibitangaza n'imirimo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Urugambi rujya gushira, ujya hagwintwari nyinshi, nibwo benshi basubira inyuma, bibagiwe ko hari urubanza. Uhagaze niyirinda atagwa, ucyambaye umwenda w'intambara, niyirate nk'uwiyambura, atabarutse ava ku rugamba. Bakundwa nimukomere cyane, mwikomeze mu ntambara zanyu, mwihangane muzirikana ko iherezo riruta itangira. Uhagaze niyirinda atagwa, ucyambaye umwenda w'intambara, niyirate nk'uwiyambura, atabarutse ava ku rugamba. Haleluya. Imana igumugisha mwene data. Tugende mu gitabo cya Daniyeli ibice byaho 3 umurongo waho wa 17. Biratubwiye ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, haba no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Imana itugirire neza cyane. Yesu nashimwe bene data, nshuti z'umusaraba wa Kristo Yesu. Uyu munsi narije kukubwira ngo ijuru ryitaye ku baturage baryo. Ijuru ryitaye ku baturage baryo. Vuga ngo amen. Nabonye amareta amwe yita ku baturage bayo. Nabonye amareta ahaguruka kubw'abaturage bayo bari mu bibazo cyangwa mu karengane. Mwagiye mubona yuko bagerageza gufasha nimba ari igihugu kirimo intambara, hanyuma leta igahaguruka kwita kuri ba bantu bakuwe mu byabo n'intambara. Ngira ngo ibyo nk'abanyafurika turabyumva cyane, kubera yuko kenshi na kenshi duca mu ntambara nyinshi. Ngira ngo mwabonye ibihugu bihaguruka kuburana abaturage babyo wenda bagiriye ibibazo mu bindi bihugu. Rero uko mubona amareta ahaguruka kwita ku baturage bayo, niko ijuru naryo rijya rihaguruka kwita ku baturage baryo. Imana ihabwa icyubahiro. Imana dusenga ntabwo izadutererana. Imana dusenga ntabwo ishobora kudusiga. Akenshi umwanzi Satani azana ibicanege mu buzima bw'abantu kugira ngo abace intege, abihebeshe, akabereka yuko Imana itabitaho. Ariko icyo ngira ngo mubwira nuko ijuru ryitaye ku baturage bayo. Turi abaturage b'ijuru. Turabaturage b'ijuru, dutuye mu isi, kandi hari impamvu ijuru ritwitaho, nuko turi mu bibazo, turi mu isi y'ibibazo, ariko Kristo ari mu ijuru y'ibisubizo. Nshuti y'umusaraba, Bibiliya tugaragariza uyu Daniyeli umunyagano wakuwe i Yerusalemu akajyanwa i Babuloni, banyazwe ari abasore batatu. Uyu nguyu yari umuyuda. Uyu muyuda yavukaga mu muryango wa
Yuda. Uyu Bibiliya igaragaza ko bamujyanye akiri umusore w'umugenda, ariko aragenda ageze ibwami akomera ku Mana ye. Reka nkubwire ngo nukomera ku Mana yawe ijuru rizakwitaho. Nkuko nabigusobanuka amareta uko leta yita ku baturage bayo niko ijuru ryitaye ku baturage baryo. Turi abaturage b'ijuru. Nibyo dushobora gutura mu mahanga ariko dufite ubwenegihugu bw'igihugu cyacu. Hari impamvu za ambasade zibaho mu bihugu, nukugira ngo zite cyane ku baturage baba muri ibyo bihugu bitari iby'iwabo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni uyu munsi ugize ikibazo uri mu mahanga ugata ibyangombwa, ugerageza kwihuta kugera kuri ambasade cyangwa kumenyesha embassy kugira ngo ibone uko igufasha muri icyo gihugu urimo, ikakwitaho, yagukorera ibishoboka byose. Ubwo abahawe izo serivisi murabizi n'uburyo bikorwa murabizi. Uko ni nako ijuru rijya rihaguruka kwita ku baturage baryo. Haleluya. Uyu Daniel Babuloni tubonamo Bibiliya tugaragariza abasore batatu, Saduraka, Meshake na Abedenego, uburyo bajyanywe n'abo ngabo. Uyu Daniel yize ubwenge bw'i Babuloni, yiga ubwenge bw'ab'i Babuloni, yiga iby'uburozi n'ibindi. Daniel ariko akomera ku Mana ye, ijuru naryo rikomeza kumwitaho. Nugumana n'Imana iminsi y'ubuzima bwe ugahagarara mu mwanya wawe guhamya Imana, Imana nayo izakomeza kukwitaho nk'umuturage wayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana izabana nawe, Imana izagukomeza. Akenshi abantu baheranwa n'amateka. Satani aduhisha iby'Imana cyangwa se aguhisha iby'Imana itarakora, aguhisha iby'Imana yakoze akakwereka ibyo itarakora, kandi nabiri Imana yakoze byari bikomeye cyane. Nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mubwire ngo ijuru ryitaye ku baturage baryo. Reka nkubwire Yosefu kuko yari umuturage w'ijuru, ijuru ryamwitayeho. Nubwo bamuroshe, nubwo bamugurishije, nubwo bamutaye, ariko ijuru ntabwo ryaguta. Reka nkubwire ijuru ntabwo ryaguta. Ijuru riracyari kumwe nawe. Abantu tubonye abantu bava mu buzima bwacu, ariko ijuru ryo ntabwo ryava mu buzima bwacu. Ijuru ntabwo ryava mu buzima bwacu. Ijuru rikwitayeho. Nk'uko uzi isi yitaye ku baturage bayo, niko ijuru ryitaye ku baturage baryo. Ndagira ngo mubwire ngaho uri hose, igihugu waba urimo cyose, situation waba urimo yose, starago yose waba uri kunyuramo, ndagira ngo mubwire ngo nimba uri umwana w'ijuru, ijuru rikwitayeho nk'uko ryita ku baturage baryo. Reka mubwire aka kantu. Nabonye ikintu gikomeye, mbona Isiraheli yemera kurekura imbohe nyinshi kubw'abaturage bakeya cyane, abantu babiri, umwe cyangwa batatu, kuko ari umuyisiraheli. Bakemera kurekura ababagiriye nabi, ababanzi babo, ababiciye, ababakore bimeze bite, kubera abaturage ba Isiraheli. Uko bemera gutakaza, kwemera gukoresha imbaraga, kwemera guhomba, uko niko ijuru, vuga ngo amen, rijya rigerageza kwemera gukoresha imbaraga nyinshi zishoboka, ariko kugira ngo wowe ubeho, kugira ngo ugire ubuzima, kugira ngo umutekano w'ubugingo bwawe ndetse n'uw'umubiri ukomeze kubungwabungwa. Nshuti y'umusaraba, Daniel igihe cyagiye, ariko Daniel mu gihe bashiraga igishushanyo mu kibaya cyitwa Dura, bakavuga ngo utakiramya arajugunywa mu muriro, abantu ibihumbi bakubarara, ariko Daniel yasigaye ahagaze. Impamvu nuko yarazi ko ari umuturage w'ijuru, ntabwo yayoborwaga n'amategeko y'isi, ahubwo yayoborwaga amategeko y'ijuru. Ntabwo nshatse kuvuga ngo ureke kuyoborwa n'amategeko y'igihugu cyawe urimo, ahubwo ibyo turabivuga mu isi y'umwuka, kuko hari yari yarasomye ngo Imana imwe aba ari uzasenga gusa, aba ari uzapfukamira, ntukagira izindi upfukamira,
wibararira nukagira izindi wubararira. Uyu munsi hari ibigushaka kugira ngo ubicire bugufi ubyubararire, ariko nukabyemere, kubera yuko naho wagera mu kaga upfa kubura umuturage w'ijuru, ijuru rizakwitaho. Daniel asigara ahagaze, uko abagabo batatu bari basigaye umva ngo bonyegeza umuriro, bongera kwenyegeza inshuro 7, ariko koko ijuru ryari ryiteye ku muturage w'aba bahungu batatu. Reka nkubwire ngo Yesu Kristo umwana w'Imana aragenda batanga mu muriro, agenda bamusangamo. Umwami yubuye amaso abonamo abantu 4, aravuga ngo wa 4 ndabona ishusho isa nk'iy'umwana w'intama w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yiteye ku baturage bayo bari mu kavuyo k'abandi ibihumbi. Imana yiteye ku baturage bayo bari mu karengane, uko yabitayeho ikabakiza umuriro, ibirimi byabo nibibafate, ndetse nihabe n'umwotsi ubanukaho. Uko niko ijuru ryiteye ku baturage baryo. N'uyu munsi ndagira ngo ngusengere, ntukihebe, mbwirire uwo mwegeranye, mugenzi wawe, shayaringirira iyi video, umbwirire mwene data wese, umubwire ngo ijuru ryitaye ku baturage baryo. Nibyo umuryango nukwitayeho, nibyo ubuzima bwe nawe bwitayeho, nibyo uyu munsi urabona uri wenyine, ariko rero nkubwira ngo hari ijuru rikwitayeho mu muturage waryo. Imana iguha umugisha. Reka ngusengere, Imana ikwambika imbaraga, Imana igukomeze, ntucike intege, Imana iri kumwe nawe. Data, mu izina rya Yesu, ambika imbaraga mwene data mushiki wacu wari wihebye, wabonaga ari wenyine, wabonaga nta hepfo nta haruguru, ariko uhimbazwe ko kujya wita ku baturage bawe, ukabagira neza, ukabakuyakuya, ukabakiza indwara, ukabakiza ibyaha, ukabarinda, ukabagarurira ubuzima. Urakoze kuko mva gusenga, izina rye rihabwa icyubahiro, imbaraga ze zikora ibikomeye mu mitima wumvisha ijambo, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti y'umusaraba, ndashaka kubwira ngo ijuru ryiteye ku baturage baryo, ariko wanyemereye tugakundana, ukanshayaringira iyi video, ukambwirira abarushye, ukambwira abaremerewe, ukambwira abari bonyine, ukambwira izo mfubyi, ukambwira abo bapfakazi, abo bantu batawe, abo bantu bari mu gahinda, ukabambwira yuko ijuru ribitayeho nk'abaturage baryo. Ubwo nurabongiriye neza, kandi nawe urabugiriye neza. Yesu araguha umugisha. Nicyo nagusabaga gusa, ntabwo naje gushaka amafaranga, ahubwo naje gutangaza ubwami bw'Imana, yuko ijuru ryitaye ku baturage baryo. Imwami Imana kumbera umugisha cyane. Tuzanezerwa. Icyifuzo cyawe, igitekerezo cy'ikibazo, andika muri comment. God bless you. Mukama ko mukisa muri nya rya Yesu. Amen. Amen. Amen.